nyihutisha ndahita ngukuroye mazuru nyashira hano muri telefone muhene imbere gusa tegereza urebe video nagutumiye uzuyirebe uyirangize niba udashaka kuyireba itoka ujya kwa bene wanyu ahangaha maze kureba ahangaha ujuza ufite itike ahangaha uba ubundi indege hano muri Amerika ijute mwana mama indege uyigurira kuri telefone ukishyura hanyuma bakakubwira igihe uzahagurukira bakakubwira n'igihe uzagererayo hanyuma hano rero baguha itike ukaza uyifite hano ronge ntayo nari mfite bibagiye kuyimpereza rero ngiye kugenda ku muntu ushinzwe gutanga amatike ayimpereze hanyuma hari ahandi mberetse naho ibikapu bafata ibikapu bakabishiramo bikanyerera bikagenda bakabijuriza indege ukazongera kubibona ugeze mu Rwanda cyangwa ugeze ahandi hantu mu migina cyangwa ugiye mu miterembere ubapima ibikapu hari ibiro umuntu aba yemereye kutarenza iyo birengeje baguha nyoko utanga amafaranga iyo birengeje utanga amafaranga rero kadukomeza urugendo mugabanye ubugegera hanyuma rero rwangegera hamwe ahangaha mpagaze niho batangira amatike kuko indege uyigura kuri telefone yawe hanyuma ukazaza gufata itike ahangaha uyu mukobwa muri kubona imbere uyu nguyu ni uri ugiye kuyima itike hanyuma tukagenda mu ndege rero iyo amaze kuguha itike y'indege uriya mukobwa amaze kumpa itike anyere kamera neza hano iyi nzira dufashe iyi nzira ndi kwerekezamo naho bagiye kugira ute kugusaka bakaguha nyoko bagahera ku maguru bakagera mu masogisi bagakora kunda imyenda ugakuramo amatelefone ugakuramo bakareba indangamuntu yawe bagareba ibintu byose ku buryo uri ubundi hano ntago uba ukinjira mu kibuga cy'indege iyo urenze ahantu ngiye kubereka ahantu basaka nibwo uba ugeze mu kibuga cy'indege nibwo uba wemerewe kujya ahantu hose ushaka mu kibuga cy'indege kuba wajya no gusuhuza n'umupilote rwose aha rero ngiye kubereka tugiye kugenda ahangaha hari imbere niho bareba ngo iyi ndegera koko ni umuhungu wa gatanazi bakareba isura yawe bakareba amaso yawe bakareba ibintu waje ufite mu mufuka bakareba ibintu waje upakiye abantu bajya bagenda ahantu bakagenda bapakiye ibimogi bakagenda bapakiye ibintu bitashinze hari imbwa zakajije umurego hano hari imbwa zifite imikaka hari abapolisi bashinzwe gusaka niyo mpamvu ntago wapfa kuhacika batagusatse ntiwapfa kuhacika batagusatse ahantu muri kubona ahangaha batonda umurongo twamara gutonda umurongo hari imbere niho bahita bareba indangamuntu yawe rero bamara gutambuka ku by'indangamuntu hanyuma imbere yaho gato ntago mbifotora batamamamada reka amafoto reka gufotora ntibyemewe hanyuma hano baradusaka bamara kudusaka ndongera ngaruke kuri kamera dukomeze dutembere kangende bajye kunsaka sawa turukumwe harya sinababwiye murebe hari imbere bari gukuramo imikandara murebe barabapolisi bambaye amaga mu ntoki bariya bari gufasha abantu kubasaka bari kubasaka noneho hano natwe bamaze kudusaka twakuyemo imikandara turahenereza basaka amaguru basaka amatelefone bareba nta bintu twazanye byo guha abantu ba nyina barasaka imikandara bakayireba igikapu cyawe uhetse ku mugongo bakagishyira mu mashini bakareba niba nta bintu waba ufite reba hariya noneho hari imbere haba hari televiziyo yerekana ahantu ugiye amasaha y'indege yawe irahagurukira kugira ngo utaza gukererwa ukazana mama wararaye iyo umaze ibizanye ibintu bya mama wararaye baraguha nyoko nta mikina rero hariya dore bari kubasaka dore n'abandi dore hari imbere bari kubasaka simuri kubireba dore nguru bari abasekirite bose bambaye ibintu by'ubururu bose bari kugira bari gusaka abantu reka mbabwira mukanga kuva mukagira ngo ndi umuririmbiri ndabatembereza indege murayibona indege ndayinjiramo ubu ndahagaze ndi gufata amahumbezi kuko ngiye kwicara amasaha menshi mu kanya ntegereza indege ahangaha rero biba byarangiye iyo bamaze kugusaka biba byarangiye nta bindi biba bisigaye
iyo barangije kugusaka biba birangiye, habasigaye kureba aho indege yawe iri, ukagenda ukajya kuhicara ugategereza iyo ndege ikaza bakaguhamagara ukagenda ukinjira mu ndege. Ibyo byose rero ndaje mbibereke, niyo mpamvu Mungu agatana zindi gufata video kugira ngo ibyo byose mbibereke mwumvire. Ahangaha rero, ahangaha turi gufata inzira, turi kugenda, ahangaha turi kugenda turi kwerekeza aho indege yacu iri, uri kumva? Turi kwerekeza aho indege yacu iri. Ego kigabo kirekire. Dore ibyongereza reba turinjira kuri A1. Ahangaha niho ukata ukazamuka ukajya gushaka indege yawe. Rero iki kibuga ntabwo kimeze nk'iby'abandi, buri gihugu buri gace kaba gafite ikibuga kigiye gitandukanye. Utabona rero ibi bintu utarabibonye Kanombe ukagira ngo hano birahaba. Oya, iki kibuga kiratandukanye, mujye mureka ubu iri imbere. Aha rero, ahangaha ni inzira ugendamo ukareba neza niba ahantu uri kujya ari indege yawe iri. Ikindi amakamera ahantu hose aba hari, iyo wibeshe ugakora ubugegera ubuhirimbiri baguhanyoko nta mikino. Ariko video we kuyifataho biremewe, niyo mpamvu muri kubona ari gufata video. Ariko bakubonye uri gufata video abantu uri kuzajya bafotora, bahita bagusohora indege ukaba ugeze ute urayibuze. Dore izigegere ebyiri zigiye kunca. Uyu ni umunyafurika, ni umunyarwanda, ariko arasa n'umunyarwanda. Simukora bari abantu bicaye hirya ahantu babacuruza ibintu, hari intebe nyinshi, buriya bari abategereje indege yabo, nabara bari ahanditse ngo A1 aba ari indege uragendamo. Iyi A4 ni abantu baragenda mu ndege yitwa A4. Iyi A3 hari abaragenda mu ndege yitwa A3. muri kumva? Nzambasobanura ariko imirimbiri, nzabagira abasirimu mwese, nta muntu uzasigara atazi ibintu by'abasirimu. Twebwe rero turagenda, abantu turagenda mu ndege, niba ari boye 7, niba ntago turagenda muri minuza ya kangahe. Nugukomeza imbere, kangire kamera neza kugira ngo tumurebe neza. Mwabonye ikibuga cy'indege? Ikibuga cy'indege aba ari kinini. Dore hariya, dore ziriya ntebe muri kureba, ni abantu barahicara bategereje indege yabo. Ubusanga indege yanyu iraza nka saa 5, bigasaba ngo uyirindire uze saa moya uyirindire amasaha yose. Hari igihe bibaga nicaye amasaha 5 yose ndindiriye indege. Haba harimo amaresitora, iyo ugize inzara uragenda ukajya kugura ibiryo ukaba uri guhishinja ngo kurya. Usibye ko ibiryo byo mu kibuga cy'indege cyane muri Amerika birahenda, birakatsindwa, birahenda. Ntuzahagurira ibiryo mwamu niba uri guteganya kuba ufite urugendo ukaba uri nta mu bihugu, sinzi no mu Rwanda niba ku bibuga byabo bahenda, ko nta kintu nahaguriye no mu Rwanda nagezeyo nta kintu naguriye mu kibuga cy'indege. Barahenda, bagira ibiciro bitaba handi. Nkuko nababwiye rero, izo ni intebe z'abantu baraza bakicaramo bagategereza indege yabo ikaza. Ahangaha rero turi kwerekera, turi kujya gushaka aho indege yacu iri. Indege yacu iri tuyitegereze, nitumara kuyitegereza ize, nimara kuza hanyuma nabwo ndabereka ibikurikiraho. Ntago mbizi neza kuko n'ubuntu bwa kabiri ngiye kujya mu ndege, ubwa mbere nza mu ndege. Dore hari abacuruza ibintu, ibi biswi ibiki. Ushaka rero kumenagura amafaranga ya mu kibuga cy'indege barahenda. Usanga kabiswi k'amadolari kasanzwe kagura amadolari 2, kari kugura amadolari 10. Yego kigabo, mugabo ugasanga biswi y'amadolari yari 2, ugasanga mu kibuga cy'indege kiri kugura amadolari nka 25. Urumva aba ari ubugegera, baburiza ibiciro. Ugasanga abatindi nkatwe, ugasanga umutindi inzara iramwishe, yajya no kugura ibiryo ugasanga bigize bite, birageze ute, birahenze. Abo bazungu bafite ibikapu. Dore hari abantu benshi, hari aho tugiye, hari imbere hari abantu benshi, niho tugiye, niho indege yacu iri. Kandebe ngo ni kangahera, kanegera imbere, ntago ndi kureba neza niba ari kangahe. Katuhegera imbere mbereke. Dore abantu bose bategereje, dore abantu bose turajyana mu ndege imwe. Singaho bari imbere, abo bose bari imbere, naho turajyana mu ndege imwe. None indege yacu bamaze kutwandikira message batwereka ko indege yacu yaje. Ubwo tugiye kugenda ngiye gushaka ahantu nyibereke iyo ndege, mbereke indege nyibereke kugira ngo mwishime. Hari ingegera nziza mu Rwanda, inyigera nyinshi, nta nubwo muzi ukuntu indege zisa, ntimwigeze muzibonaho. Mungu agatarati narabatanze kubona indege muri imirimbiri, nabatanze kubona indege. Rero kacaka ahantu nicara mbereke indege, twikomereze rata twitemberere, sibyo? Mfamwambiri imwe
ubu tuvugana muza hano nishaye sinavugira hejuru reka data we mana we ahantu umuntu ataterana akaruru ngo asakuze niho nicaye nambaye nk'umukire kugira ngo ingegera zitazambona mu Rwanda zikavuga ati jya bagata nambaye nk'umukire aka gasaha muri kukabona agasheni muri kukabona mwagakulahe ahantu nicaye ibizungu ndi kwaga gusa kugira bitambona nambaye agakoti nshyiraho n'agasaha ariko ndacyari ingegera bajya ngo nta nkende ngo yambare ikoti ngo riribere data we ibizungu birikunda bakavuga ati yambaye nka data ni umuhungu wa gatanazi nakubise agakoti kugira ngo ingegera zitaza kumbona zikavuga ati yambaye nka data ati irangegera ninde wayinjije mu kibuga cy'indege bakaba bananga ko naguruka ariko nakubise agakoti mwakabonye nahise nzana n'umudigi nk'abakire nk'abandi si ngo umudigi mu Rwanda mumeze mute mukomere ndaje